Bavandimwe ndabasuhuje, Yezu Kristo akuzwe. Twatangiye urugendo rwo gushaka kumenya icyavugiwe mu mabonekerwa yabaye mu gihugu cyacu guhera mu 1981. Kugira ngo tuzamenye ibyavugiwemo, tuzagenda dusoma ubutumwa bumwe na bumwe kugira ngo twiyumvire neza uko ijuru ryagiye ribivuga. Ntabwo tuzasoma ubutumwa bwose kuko ni bwinshi bwahise, hari n'ubwo tutashobora kubona, ariko ubwo tuzashobora kubona tuzasoma kugira ngo twumve icyo ijuru ritubwira. N'uyu munsi turasoma ubutumwa bumwe muri iki kiganiro turi bugirane. Ariko mbere y'uko tubusoma, mureke twibukiranye ikintu cy'ingenzi twaganiriyeho ubushize. Tuganira ubushize, twabonye ko Yezu Kristo agiye gusubira mu ijuru, yakoranije abigishwa be, noneho babonye abakoranije bagira ngo agiye kuvuga ibyerekeye kubyutsa ingoma ya Isiraheli. Iyo ngoma ya Isiraheli bari bategereje ni ingoma yari yarahanuwe kuva kera, ko hari igihe abantu bazaba bariho mu mahoro asesuye, mu butabera busesuye, mu rukundo rusesuye. Ubwo nyine bari bategereje yuko, kubera ko bari bazi neza ko ibyo bintu ari Yezu Kristo uzabikora, bari bagize ngo icyo gihe bigiye gutangira. Bamubajije rero ikibazo, baramubaza bati, Nyagasani, ubu se nibwo ugiye kubyutsa ingoma ya Isiraheli? Yezu Kristo yabasubije ababwira ati, si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo Data yageneye ubutegetsi bwe, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Bivuze ko ntabwo Yezu Kristo yavuze ko iyo ngoma itazabaho, ahubwo yarababwiye ati, mubanze mugende mwigishe abantu bamenye. Yezu Kristo rero yaramenyekanye, intumwa zakoze akazi, yaramenyekanye ku buryo natwe twamumenye. Igisubizo rero bashakaga icyo gihe ntabwo Yezu Kristo yakibahaye icyo gihe, kubera ko hari akazi kenshi kagombaga gukorwa, ariko ntiyigeze avuga ko iyo ngoma itazabaho. Igisubizo rero atabahaye icyo gihe, Abanyarwanda twebwe twagize amahirwe, aba ari twebwe akiduha, cyerekeranye n'iyo ngoma, kubyutsa ingoma ya Isiraheli. Mu butumwa turi busome uyu munsi, igisubizo niho cyatangiwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Iyo ngoma ya Isiraheli rero, Izayi ayisobanura ko ari ingoma izaba irimo amahoro asesuye, ku buryo intare izarisha ubwatsi nk'ikimasa, ku buryo ikirura n'umwana w'intama bizarisha hamwe, kandi ntawe uzaba akigira nabi cyangwa ngo akore amahano ku musozi wanjye mutagatifu. Uwo ni Uhoraho ubivuga. Iyo ngoma rero y'urukundo, iyo ngoma y'ubutabera busesuye, iyo ngoma y'amahoro asesuye, kugira ngo abantu bagire amahirwe yo kuyinjiramo, bazagomba kuba baranze icyaha n'igisa nacyo. Mu butumwa turi busome uyu munsi, umubyeyi Bikira Mariya aratubwira uburyo tugomba kwifata kugira ngo tuzagire amahirwe, kuko kugira ngo Yezu Kristo yime iyo ngoma, hazabanza gusukurwa, hazabanza kuza guhemba abakoze ibikwiye, abamukoreye uko bikwiye, hanyuma abataramukoreye uko bikwiye nyine ntabwo bazinjirana nawe muri iyo ngoma y'ubutabera, urukundo n'amahoro. Nibatinjirana nawe muri iyo ngoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro, ubwo ahura bazajya namwe murahumva. Buri wese rero, umubyeyi Bikira Mariya aramushishikariza kwanga icyaha, ibyo yita kurwanya intambara ziri mu mitima, kuko akenshi iyo ijuru rivuze intambara, abantu twebwe duhita dutekereza amasasu avuga cyangwa se abantu barwana, ariko intambara
burya ijya gusohoka hanze yahereye mu mutima. Umubyeyi rero arashaka ko turwanya izo ntambara kugira ngo tuzagire amahirwe yo kwinjira muri iyo ngoma. Izabanzirizwa no kugira ngo abantu babanze basukurwe mbere na mbere kugira ngo binjire muri iyo ngoma, ko nta cyaha na kimwe kizinjira muri iyo ngoma. Izo ntambara rero tugomba kuzirwanya. Muri ubwo butumwa turi busome nanone kandi umubyeyi Bikira Mariya yongera kwibutsa abantu ko we n'umwana we badatandukana, barahorana buri gihe, ko iyo aje akavuga baba bari kumwe, cyangwa se Yezu Kristo yaba avuze bakaba n'ubundi nawe bari kumwe. Aradusaba kwitagatifuza, cyane cyane gusenga tubikuye ku mutima, gusenga nta buryarya. Muri ubu butumwa hari amasengesho umubyeyi aduha atubwira ko azadufasha kwitagatifuza. Amasengesho yise inyito 8, ni ukuvuga amasengesho y'ubwoko 8. Ayo masengesho ni aya ngaya: hari rozari ntagatifu, iyo yo twari tuyimenyereye. N'ubundi abantu twavuga rozari umubyeyi Bikira Mariya yayisabye guhera kera mu mabonekerwa, abantu bakijya no kuyareba ari benshi. Hari ishapure y'ububabare 7, nayo turibuka ko Ikibeho yari yarayisabye hamwe na rozari. Hari ishapure y'impuhwe z'Imana. Iya 4 ni inzira y'umusaraba. Isengesho rya 5 ni ishapure ya Roho Mutagatifu. Isengesho rya 6 ni ishapure y'ibikomere 5 bya Yezu. Isengesho rya 7 ni ishapure y'amarira y'amaraso. Isengesho rya 8 ni isengesho rya Brigitte. Harimo amasengesho mashyashya ataramenyerewe, ariko uwayashaka yatwandikira tukayamuha kugira ngo twese turebe ko twakwitagatifuza, noneho tuzinjire mu ngoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Kuko kutinjira muri iyo ngoma ni ukunyagwa zigahera. Utazinjirana na Yezu Kristo muri iyo ngoma, ubwo aho azaba yagiye namwe murahumva. Umubyeyi Bikira Mariya kandi adukangurira gusaba imbabazi, kuko abantu twese turacumura. Tugomba rero kwiga gusaba imbabazi iyo tuzi ko twahemukiye umuntu. Kandi nanone umuntu usabwe imbabazi akaba akangurirwa kuzitanga kugira ngo twiyunge, noneho rwa rukundo Yezu Kristo ashaka ko ruzima mu ngoma ye turutangire nyine, kuko nta kuntu wakundana n'umuntu utamuhaye imbabazi cyangwa se utamusabye imbabazi. Gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Ubwo dutangiye gusoma ubutumwa rero, amabonekero wagiye atangwa hirya no hino, hari ikintu cy'ingenzi tugomba kwiyibutsa tukagizirikana. Ntitugomba guhinyura ibyayavugiwemo, kuko iyo uhinyuye ibyavugiwemo, turibuka ko ibonekerwa ni ubutumwa Roho Mutagatifu atanga, ni ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Icyo gihe iyo ubihinyuye ubihinyuye Roho Mutagatifu, kandi guhinyura Roho Mutagatifu ni ukumutuka. Kandi iyo witutse Roho Mutagatifu ni icyaha kitababarirwa. Ibyo turabisanga muri Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 31. Ntituzagwe rero muri iryo kosa duhinyura ibyahanuwe, ahubwo tubitega amatwi nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwira, kugira ngo tumenye icyo Imana itubwira. Dukurikire ubutumwa uko mu kiganiro umubyeyi Bikira Mariya yagiranye n'umubonekerwa. Ubutumwa bugenewe abantu bose umubyeyi Bikira Mariya yahaye Emmanuel Nsengiyumva ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2003. Nsengiyumva Emmanuel aragira ati: umubyeyi Bikira Mariya yaje igihe cya 6:35 z'ijoro. Icyo gihe akikijwe n'urumuri rubengerana cyane, asanga ndangije rozari n'ishapure y'impuhwe z'Imana, kandi yari yishimye cyane. Yari yambaye ikanzu y'umweru, yiteye n'igishura cy'ubururu, yari arambuye amaboko. Yari yambaye n'igitambaro cy'umweru mu mutwe kimanutse mu mugongo. Yanyitegereje akanya gato
arampamagara ati, uraho mwana wanjye twikuriye ahakomeye, ukomeje kwihanganira ibigeragezo n'indwara z'urudaca? Nti, uraho mubyeyi mwiza. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, cya gihe wabwiwe kirageze cyo kongera kugutuma ku banyarwanda bari muri icyo gihugu cyanyu cy'u Rwanda no ku banyamahanga batuye ku isi hose. Komeza ube maso, uhagarare gitwari, urwane iyo ntambara, dore ko abatuye ku isi hose abenshi barakinangiye. Niyo mpamvu dukomeje kubagaragariza impuhwe zacu n'urukundo n'impuhwe, kugira ngo bave mu byaha, bicuze, bahinduke, kugira ngo hatazagira n'umwe uzimira umunsi tuzaba twaje kugororera abatwizera n'abadukoreye uko bikwiye. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, dukomeje kuza kubyutsa ingoma ya Isiraheli ikomeje kwibyaramo amahari n'inzangano n'inzika, kugira ngo abatari bamenye Imana bose bayigarukire, isi batuyeho irushaho kuba nziza, abayituye bazarushaho gutengamara no kugira ibyishimo n'urukundo n'amahoro babuze. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, kuri uno munsi wa none Umukiza yavukiye abatuye isi. Urumuri rwayiboneshereje abarwisunga ruzabamurikire babone ibyiza. Abatazarwisunga bazakomeza bisunga umwijima, ntibazamenya igihe ibyishimo bizasesekarira ku batwiyeguriye bose. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, komeza umbwirire abana banjye bose batwiyeguriye muri kumwe muri ako kaga gakomeye cyane, n'abari mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda batwiyeguriye, n'abo ku isi yose batwiyeguriye mu mahanga anyuranye, babwira uti, nimutwiyegurire uko bikwiye, mwakire inkuru nziza y'umukiro dukomeje kubasesekazaho. Kandi impamvu mukomeje kuyihabwa ni ukugira ngo muve mu bwigunge, mutazakomeza kubusubiramo. Koko ibyo twabahereje kuva kera ntimwigeze mubyakira uko bikwiye. Intambara zihora zirwanira mu mitima yanyu ziba zarahoshejwe. Kandi impamvu zidahoshwa ni uko akenshi mubwirwa intambara ziri mu mitima yanyu ntimubyumve, ahubwo byararenze, mucura intwaro za kirimbuzi muramarana, kandi atari cyo mwaremewe. Niyo mpamvu muhora mu midugararo no mu ntambara z'urudaca. Mukomeze mushakashaka ibyiza mwabuze, ibibi bituma mutagera ku byiza duhora tubahamagarira uko bukeye n'uko bwije, mukomeze mubyamagane. Dore nkomeje kubatumaho intumwa n'abahanuzi. Mujye mumenya ko ari uguhirwa, murusheho kwishima, munezerwe, kuko mwiheba mukabona ababakomeza n'ababahumuriza, bakabereka inzira mugomba kunyuramo z'ubutungane atari iz'igihogere. Nimwemerere ijambo ry'Imana tubagezaho ribayobore, kandi twabahaye inyigisho njye n'umwana wanjye, tukabakura mu bwigunge, bamwe bagahinduka, abandi bagakomeza kuba nk'intare. Nuko tuzakomeza kubiyigishiriza, kuko aho ndi nawe aba ahari, ntitujya dutandukana. Mukomeze muzirikane yuko yabavukiye, ni ikimenyetso cy'urukundo yabakunze. Mumwemerere akomeze abiyoborere, mumutuze mu mitima yanyu, ijye ihora ikeye, iharanira icyiza, ijye ihora ihunga ikibi, kuko nicyo cyatumye isi yandura. Bana banjye twikuriye ahakomeye, mutuye aho isi iva ikagera, mumenye ko muri mu bihe bya nyuma. Muhagurukire gusenga, mumenye Imana by'ukuri. N'amasengesho twabatoje kumenya nyagarutseho, kugira ngo uyababwire, kugira ngo murusheho kwitagatifuza.
muvuge rozari, ishapure y'ububabare n'iy'impuhwe z'Imana, muzisojeshe inzira y'umusaraba. Muvuge n'ishapure ya Roho Mutagatifu n'iy'ibikomere bitanu bya Nyagasani Yezu n'ishapure y'amarira y'amaraso. Mubisozeshe isengesho rya Brigitte. Izo nyito uko ari 8 mujye muhora muzizirikanaho, mumenye ko mwabwiwe kenshi, ariko hari benshi batari bazimenya. Niyo mpamvu inyigisho zose mwagiye muhabwa igihe cyose tuzajya tuzigarukaho, kugira ngo murusheho gusobanukirwa no kumva, kuko ijambo ry'Imana ntirijya risaza, rihora ririshya. Niyo mpamvu umuntu wese ahora ari umwigishwa. Ntawe ujya yiga ngo arangize, ahubwo ahora yiga igihe cyose. Niyo mpamvu mbasaba guhora munyegera, ari abihaye Imana, ari abasenyeri n'abapadiri n'ababikira n'abarayiki n'abandi bose batari batumenya. Ndabasaba kugira ngo banyegere, kuko mbavuganira uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo mbabumbatire mu gituza cyanjye, mbarindiye no mu mutima wanjye utagira inenge. Kandi utwizera jye n'umwana wanjye akazirikana ko ari twe byose, ntacyo azatuburana. Akenshi abantu nibo bizira kuko basaba nabi. Niyo mpamvu ntacyo baronka, kandi niyo tubahereje bahina amaboko bakanga kwakira. Nguko uko ab'iyi si bateye, kubera guhabira kure cyane, bagahabira mu by'isi bidateze kuzabahesha ubwami bw'ijuru. Ahubwo abenshi batuye iyi si nibatihana ngo bagarukire Imana, ngo bakire ibyo yabateguriye, ibyo munsi bizabajyana mu muriro utazima. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, komeza ube inshungu y'abanyabyaha b'Abanyarwanda batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ube n'inshungu y'abanyabyaha batuye ku isi yose mu mahanga anyuranye. Kandi impamvu wongeye gutumwa ni ukugira ngo ab'Imana yiremeye barusheho kwishima, kandi impamvu ni uko wabyitwayemo neza. Hari intumwa nyinshi n'abahanuzi benshi bitwaye nabi. Nubwo uri mu buriri, nubwo uri mu mubiri, igihe cyose ukaba utwemerera ko uri umunyabyaha, ibyo banze kuvuga byose tuzabikunyuzaho. Kandi abo twabigeneye kubyumva bazabyakira, ntibazigera bagira ugushidikanya. Kandi na ba bandi bigize abanyabwenge n'ibihangange bariho, abazumva bagaruke, abatazumva ngo bagaruke, ngo bicishe bugufi basobanukirwe, bazagwa mu gihirahiro. Ntibazigera bamenya, kuko abandi bateye intambwe bafashe n'urugendo. Nta nubwo bazigera bamenya yuko ibihe barimo byahindutse, bagahora babyitiranya. Abo ni ba bandi duhora twitaho ari abapfayongo, n'ababa barize amashuri ya mirenge nta bwenge bafite, buba bwaracuramye, kuko n'uwabaremye ntibigeze bamumenya. Abatwizera bose bahora batwisunze, bahora batunganye. Nimukomeze mwitandukanye n'ibyo mu isi, musabe imbabazi z'ibyaha byanyu, mubabarire n'ababahemukiye. Muze twigendere, mwisunge ubutabera bw'Imana, kuko niyo izababuranira. Ni nayo izababohora, kuko yemeye kumanuka mu ijuru iza rwagati muri mwe, kugira ngo ibababarire byose. Ari abategetsi b'ingeri zose mushinzwe imirimo inyuranye, nimwisunge ubutabera bw'Imana, kandi mujye mwirinda guhohotera abo muhagarariye n'abo muyobora, kandi ntimukabarenganye. Mujye mubatwara neza, ibyo mutumva neza mubisobanukirwe. Kandi namwe abayoborwa, mujye mwumvira ababategeka,
kuko ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Kandi iyo mwubahanye mwese, ntimujye hejuru y'amategeko mukajya munsi yayo, muba mugendera mu nzira y'Imana. Dore nkomeje kubayobora no kubifuriza icyiza kizabageza ku butungane. Mukomeze mwishime munezerwe, abagenza uko dushaka, ingororano yabo ikomeje kuba nyinshi mu ijuru. Naho abatagenza uko dushaka, nibaharanire kugenza ko bagendane n'abandi. Mwese tuzabatetesha, tubatoneshe, mubane mwese nk'abiyeguriye Imana, bayikorera uko bikwiye. Nimurusheho gukomeza gusukura isi yanyu yanduye, umunsi w'isukurwa murebe yuko mwese mwazarokoka. Kandi iyo muhindutse mugahanira icyiza, ibizabagwirira bibi tubihindura ibyiza. Nubwo mukomeje kwigishwa, nta bintu byinshi muzabwirwa. Iyi ni inyongezo yo kugira ngo mwishyire kuri gahunda, n'ibyo mwabwiwe byose murusheho kubikosora. Nta gihe kandi muzabibwirwa, ni igihe gito. Kandi mujye muzirikana yuko tutaje kubwira abantu bamwe ngo abandi basigare. Nta nubwo twaziye amadini aya n'aya, twaziye abantu bose, kandi amadini si azabajyana mu ijuru. Muzajyanwayo n'ibikorwa byiza muzaba mwarakoze kuri ino si. Yaba umwana cyangwa umusore, yaba umusaza cyangwa umugabo cyangwa abakecuru, ntabwo muzapfa kububona, gusa nta handi muzabuhera, ni kuri iyi si mutuye. Kandi kugira ngo muzabugereho, mujye mumenya ko guhinduka ari uyu munsi, ntabwo ari ejo. Mujye mumenya ko twaje kubwira bumva, ntitwaje kubwira intumva. Kandi ntitwaje gukina nabi iyi si. Niyo mpamvu abanyaririma dukomeje kubamurikira, kugira ngo bahinduke bumve inkuru nziza twabamanukiyeho. Ntibakayipfukirane, kuko nubwo twabatumyeho, abenshi ntibigeze bamumenya ngo bamenye n'ibyo twamutumye. Niyo mpamvu abumva ko batwiyeguriye by'ukuri bamera, turabasaba guhagurukira kumva ubutumwa n'impanuro twabagejejeho. Ejo mutazagwa mu gihirahiro, abandi bakabasiga mwese byarabagenewe. Dore umwaka ugiye gushira, undi ugiye kuza. Nimurangamire umusaraba mubikuye ku mutima, kuko ariyo soko ivubuka ibyiza. Kandi nimugenza uko dushaka, uwo mwaka muzawubanamo ibyishimo byinshi. Nubwo mwese bitazababera rimwe, mwese bizaba buhoro buhoro. Kandi nimukomeza kwinangira, mukababaza Imana, mugakomeza no gushidikanya, umwaka uzajya ushira undi uze, ikomeze ibabane myinshi, kuko ntacyo muzaba mwaraharaniye. Nubwo mwese atari ko mwakoze ibyaha, si ukuvuga yuko muri intungane. Utarishe yakoze ikindi cyaha ku bundi buryo. Yaba abafunze bari mu nzu z'imbohe cyangwa bari hanze, mwese murasabwa kugarukira Imana mukicuza, kuko mwese ntawagize neza. Igihe cyose umuntu yumva ko umuntu ari we wakoze icyaha nta kizamugeraho, mwese mwagomeye Imana. Uko mwakwigira kose, mwatunganirwa, mujye muhora muzirikana ko nta mahoro y'umugiranabi uticuza. Igihe cyose amahoro ye ahora ari make. Mwese muramenye ko mwagomeye uwabacunguye. Mumurangamire, musangire akabisi n'agahiye, muhoberane, murebanemo ishusho y'abana b'Imana. Isi mutuye izaba nziza. Mujye mukundana, mufashanye nk'uko uwabakunze yemeye kubabambirwa,
kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha byanyu. Mushakashaka amahoro n'urukundo, mwiyibagirwe azaboneka. Mwirinde irari ry'ibyo mu isi, ejo ritazabatesha ingororano. Mureke gukomeza guta agataro mugendera mu byaha birenze urugero by'indengakamere. Mwiyambure uwo mwanda, mwemere kubaho muri bike, kuko ibyinshi mwirukankira mutazabibona biracumuza. Nimuze twigendere, kandi mujye mumenya ko itanga ishatse. Igabirana buri muntu uko yishakiye. Mwahihibikana mu by'isi, mujye mumenya yuko ntawe ubona ibyo itamugeneye. Nimuharanire guhinduka, ibindi byose mutekereza bibabuze epfo na ruguru ni impfabusa. Muramenye mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, aho hantu twigaragariza hatagatifu, komeza uharanire kuhaba uko hangana. Tuzakomeza tuhakurindire. Ibintu byose bihari mbihaye umugisha, kandi uwo mugisha ugeze no ku bintu byose by'abana banjye batwiyeguriye badukorera uko bikwiye. Komeza ubambwirire uti, nimurusheho kuturangamira, mujye muhesha ibintu byanyu umugisha, kuko umugisha uhoraho igihe cyose, kandi ntawe usobanukirwa icyo uvuze, ni bakeya. Nimukomeze mudukundire, mutubere abagaragu beza, dukomeze tubayobore, tubashore ku iriba ry'ubugingo. Kandi uzarivomaho amazi akayanywa ntazongera kugira inyota ukundi, nta n'aho azaba ahuriye n'abatazigera barivomaho. Abazaba barivomyeho bazaba bazi byinshi. Abwirwa benshi, akumva bene yo, kandi igihe cyose iyi si itaraba nziza, abazagenda inyuma y'abandi ntibateze kuzabura. Nawe mwana wanjye twikuriye ahakomeye, igihe cyose ufite ibikubangamiye, ujye ubidushyira imbere tubiguhanurire, kuko twabikwemereye. Niba hari icyo ufite kuvuga n'ubu, ndabikwemereye, nguhaye uburenganzira. Nti mubyeyi, mbere na mbere icyo mbanjije kukubwira, nkomeje gushimishwa n'uko mukomeje kungira igikoresho cyanyu. Narabemereye, ndatukwa, ngatotezwa, ngahinyurwa, ngahindurwa n'umusazi. Nzabakorera kuko aho mwankuye ni habi, sinshaka kuzahasubira. Ariko mubyeyi, nkomeje kubabazwa n'abantu bakomeje gusesekazwaho impuhwe uko bukeye n'uko bwije, ibyo mubahaye byose ntibamenye yuko ari mwebwe mwabibahaye. Hari n'abo mwahaye imirimo yo kwigisha abandi iyobokamana, ariko iyo mbarebye mbona batarayakira cyangwa ngo babikore uko bikwiye. Akenshi mba mbona ari ibyubahiro baharanira, bakaba baramenye bakanashyira mu bikorwa ibyo twabashinze byose. Iyo baba baramenye bakanashyira mu bikorwa ibyo twabashinzwe byose, baba barashyize mu bikorwa ibyo mwabatumye byose. Ahubwo akenshi barabihunze, nanjye bakampunga. Hari byinshi nakakubwiye, kuko wowe n'umwana wawe ari mwe munshoboza kwihanganira ibyo byose. Ibyo nkubwiye ni ibyo, kuko urabizi ni mwe mubinshoboza. Mwana wanjye twikuriye ahakomeye, ibyo uvuze byose nta na kimwe tutazi. Uwanga kwakira ibyo tugutuma no kukwakira, natwe ntituzamwakira, kandi uwo ni umugomeramana, ni umugambanyi, nta naho ataniye n'abagambanyi bagambaniye Yesu bakanamwicisha,
kuko n'ibyo banga byose ntibaba babizi, kandi nta n'utanga icyo adafite. Uwikururiye umuriro azawubona, n'uwikururiye umuvumo niwe azabona. Komeza utubere mikoro twivugire, uvuge byose ntacyo ugabanyijeho, nta n'icyo wongeyeho. Tuzakomeza tukuyobore, ujye uzirikana yuko ahari urukundo n'umubano Imana ibihari. Kandi ukomeze ubwire abana bacu bose batwiyeguriye bari gutegura umunsi mukuru w'igihe nasoreje ubutumwa n'impanuro, uti nimukomereze aho kuko mufite ubushake, nzakomeza mbayobore jye n'umwana wanjye. Kandi murebe neza abo muri kumwe, hari abo mugendana, abafite ubushishozi mujye mureba neza hatazagira ubihishamo, kuko sekibi ikorera mu bantu ntikorera mu kirere. Mujye muzirikana n'aho mwavuye, mumenye abo mugendana by'ukuri. Impuhwe dukomeje kubasesekazaho mukomeze muzakire neza, kandi igihe twazibasesekajeho cyose mukamenya byinshi, mujye muhora muzirikana kandi n'uyu munsi muwunote, nk'uko mwanose indi minsi yose. Ari mwe muri mu nzu z'imbohe, n'abari hanze mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda, n'abari ku isi yose, mbifurije Noheli nziza. Nimurusheho kuntega amatwi, mwumve icyo mvuga, nzakomeza mbiyoborere njye n'umwana wanjye. Ari rwagati muri mwe, mwishime munezerwe, tuzakomeza twibanire ubuziraherezo. Mugire amahoro, mugire amahoro, mugire amahoro. Nawe mwana wanjye twikuriye ahakomeye, komeza wihanganira ibigeragezo n'indwara z'urudaca tukuri iruhande iminsi yose. Dukomeje kukugenda imbere n'inyuma. Komeza witegure neza, urusheho gukomeza kugira ukwemera n'ukwizera gushyitse, no gukomeza kwakira ibyo twagusezeranyije. Impuhwe za kibyeyi dukomeje kugusesekazaho zikomeze zigukomeze. Ugire amahoro, ugire amahoro, ugire amahoro. Twagufashe tugufashe, ntiduteze kuzakurekura. Ahita agenda. Twakire neza ijambo ry'Imana.